uramutse ufite ibindi bintu bitukura it can be better ako it's okay niba ufite amazi wayamarata kaya ko kamuzanira amazi ya wanzanira amazi bavugarutse nuko ibyo twagutuma atari byo uri kujya gukora urimo kujya mu nkundo kandi ntabwo twagutumye kujya mu rukundo nta na kimwe nakoze gihabanye na misiyo none kubera icyo uri kwishora mu nkundo kandi atari byo twagutumye tagiye kujya mu rukundo warengereye kandi ibyo twagutumye ku bana b'abantu ntabwo ari byo uri gukora Emery, nizere ko misiyo yawe ugiye kwikora neza twageze ku isi y'abazima. Yego, misiyo yanjye ndayibuka. Ugiye kugenda ukore neza masaha twaguhaye. Kore neza ku buryo mukuru wacu ari bwishime. Byose ndabyibuka. Ongera ubiduhuze. Twagiye. Kwameza twagiye mwana. Ikitarasa sha mukubita ikitarasa. Ikitarasa. Mukubita ikitarasa. Ndakurangiza delay. Uretse kwa. Utangiye nkitazaducika. Berezana. Wow. Ubu uri kumva uri buncike bro. Iko muri buncike ma. Yaciye bugusa. Twagiye sha. Muvuno kabeza muvuno. Gawe nyerege tagari wacu bara. Kamujyana. Warashe. Yarashe. Uretse. Warashe. Twara. Itonde mani mukubite. Gake bro. Nese timu yabazanye niyo kukwerekera. Urumva turimo kwiga. Turimo kwiga nawe. Naga gucika. Bro. Nari. Ngo ndishaka kuzamukubita muhetse urumva ndimo no kunywa n'itabi Akombega cyako komana kumuterura bimwe bikomeye cyane ikitarasa wundi nawe ngo wamukuta ikitarasa aho sinzi ukuntu yarashe uravuze ngo nuko akinisha imoso ariko kano kantu karimo uravuze ngo nuko akinisha imoso wewe kutaburi kundebera uno muniga kumufana aba ari kumurebera wewe kubitandebera kare wewe kubita mani wenda kurasa inyugunyugu bice mu munuzo kurasa ibinyugunyugu bize aramufashe mugezeyo bagaswiba aramufashe naga ari bumukire uramurasa baba we mugezeyo gusa gake gake naga ari bumukire sasa terwa murane twigurukire kwagesha agamaye bro
tu ntabwo mutuva mu nzara. Ntabwo mutuva mu nzara aramurashe. Ayo warashe. Emeril. Rana. Emeril. Rana. Misiyo yawe ni iyihe? Misiyo yanjye. Misiyo yawe ni iyihe? Misiyo yanjye niyo kuza hano ku isi nkareba uburyo ikiremwamuntu kibayeho, nkagaruka nkatanga amakuru ku bakuru kugira ngo baze kuhatura. Okay. Ase bakaribe uri gufana ndeka. Ndekera banyitaga muzerwa mu tararenga aho ngaho. Ako muzi umukobwa Cenko atereka. Karibe utaza n'ibintu by'abakobwa mu kibuguzo karibe. Cenko ni umuntu wa mbere nabonye burya nabi. Uri warya Akakira kirarenze. yego cyane gimari cyo gifite kuri Nyashimani. Gifite kuri Nyashimani. Amwana ararenze. Je no bamugenda nafashe umwanzo. Ngiye kuba singo nkuko isi. Nese Kugira ngo kubera ndashaka umwana. Ariko mu maso. Nese kubera njyewe. Nese kubera njyewe. maso yemeze bite. Nyine kubera njyewe. Kuba mu maso. Baradownloadinze amaso bahita downloadinganukira kuri rimwe. Downloadinganukiye kuri rimwe. Ketaje aza kuba. Download y'ubwiza rimwe direct ntabwo byageze no Cyane umukozi. Abaza kugiye kwitsamura. Umukozi. Pesa muketaje uri kugira ngo umutwe muri toilette. Wabona umuntu uri muri toilette cyagiye uri concentrate none neza. Kambwira cyo kambwiza uko. Nese icyambere oya uretse gato nese icyambere si umwana ukwemera uhamagara isa rero akaza cyakoze ngaho waranyemeje mu gihe twari turimo gutera utunyamerika abari kurya babyita kurya bije ryibije nari nuko neza kabisa ariko tunarebye neza ntago ari mubi cyane cyane nubwo ari no kibi cyane nyine nuguhereza wa ninjoro Sinoma nijoro gusa no gukorana no guhereza aho bra no gukorana nyine afite no gusohokana ufite gukorana no gusohokana nyine ntago ari mu bimane nyine urebye na Somozi man Vanessa Vanessa kumini vavaje cyangwa kose gusa wana dore ikibazo cyo kuvuga mu bebe mu baniga atawate njye ndamuzi nakuye amakanje nasuze mu dore wacu yakuruye yazo abantu utamuzi kibakwire kuri wenye sajya kumujya utamuzi tutabeshya umuntu aba afite udukuru duke ariko namwe mwaba Caritas mwerege mwamwikina bro ameze nk'inyanya y'ikimene mu isoko aya namwe abantu baginga igihe babiki ese kuri we yaruzi uretse kuumuzi mu mwana mwana nakubeshya cyo na mwana ntago muzi abantu ushaka ni sabe hari n'umwe umuzi hatajemo ibintu byo kwiki nge ndamuzi muri bendi ntago muzi ku manywa ko muzi muri bendi ninjoro kabisa utwa turi cyangwa mbwire cyo asanga nanamurota ni muhindure change man change amacuki yashaje urahindura ukazana mapasi se kera bwaki wowe niyo mpamvu utangiye kurwara bwaki hindura wowe amabwire ngiye man n'igisoro ngenda gihaze ngenda shaka kujya kumona ajya kugura amayinite ariko natangiye kugira umuntu urimo neza nicare hano nawe muti ntabwo tsendiye umuntu urimo neza uragize umwarimu neza bigize umwarimu kamugutsindiriye wayishyuha kamugutsindiriye kagasaza na musaza bitaciye kubaho cogoza arikabaho aba musaza witwa cogoza oya aba musaza witwa cogoza musaza witwa cogoza ndakwisherera abaci dore aho nkozaho bita ihene yibayita ihene urabizi yibayita ihene dore ngaya yose ndayajyana ntabwo njye n'ugiye uriya yari yaguhereje dore n'umutwe uragiye nta muntu watekereza uti umutwe batawujyana ariko hano ndagufite ntabwo watekereza umutwe bawujyana hano ndagufite oya umusaza nta musaza bita Cenko ntawubaho naciye ngo buguze naciye ngo buguze nta musaza bita Cenko ubaho
kurimo kunyitambika se none bimeze bite kurimo kunyitambika ndashaka ko tuvugana njye nawe se dufitanye gahunda nibwo buryo mbaye nyine naguhagarikamo okay ushaka ko tuvugana iki hari ahantu wayobye ngo basi wenda amakurangire se okay urebye bisa naho n'ubundi nayobye nkeneye nyine umuntu wanembereza karitsiye za hano zose nyine nkazimenya nabonye nta bundi buryo naguhagarikamo sorry nimba nkusuzuguye okay ntabwo ndi umukomisiyoneri nimba ushaka inzu umukomisiyoneri ni bisobanuye umukomisiyoneri hano tumwita kazungu ntabwo rero tumwita umukomisiyoneri okay ariko wamfasha n'ubundi ntabwo umukobwa mwiza nkawe nabura kumufasha ubaye ukeneye ubufasha wamfasha se nyine ukanembereza karitsiye za hano ndi mushya hano nibwo nkihagera ibintu nyine byano byose nta kimwe nzi so umfashije nyine wantembereza karitsiye zanyu okay urishyura angahe kwishyura bisaba kwishyura rero urumva wowe urumva nagutembereza ku buntu bisaba kwishyura amafaranga kabisa afatika nzi ko nyine ari serivisi nyine waho umuntu gusa nyine ibise by'ikiguzi reba nk'ubu mpagaze ku muhanda imodoka zirimo kuducaho noneho hano ndakwishe wowe ndakurasa nose kumaye umva se reba umukayitasi urimo urakomanga burenze se ndaciye se aka kanya wowe kandi uri umuswa wenda gukubita do nanjye naciye umuswa na bene wacu ahantu waguze ubuswa ntabwo hano waciye ahantu waguze ubuswa ntabwo waguze ahantu mbera mubi kapo uretse kumbona bibaye byinshi ahantu mbera mubi kapo toriyo izanyu ziragera ahantu mbera mubi kapo ngo inka zitashye mu rugo bakwica tujye ku Mwiriwe. neza meze neza sibase tugahuze nyine maniga yawe ari mu ngwari gumye muguzana Baby makino gute. Dushyiraho. icara ya nayo ibisikari by'abajene wabasha Twamenyesha. ntabwo wabishobora Kamwe bitatu bune butanu bitandatu. Ugira uko mbigenza. Nubundi ko nari pinchane bitatu kamwe. okay mbwira nyine muri make ese witwa nde nitwa Emeline witwa Emeline wowe witwa nde nawe nitwa Chris izina ryiza ufite izina ryiza nshimiye kumenya by the way unaseka neza merci n'ubwa mbere umuntu ambwiye ko nseka neza nanjye narimaze igihe kinini ndi single nishimiye nyine unyakiriyemo wangenda umusazi uzamusanzwe aho turahuje rero nanjye ndi umusazi wari umusazi ubwo ni abasazi babiri bahuye abasazi babiri bahuye tugiye gukora korabo y'abasazi right Emeline na Chris yes okay mbwira ubufasha bubu tugire vuba ubufasha bubu ku buntu urabyemeye noneho ku buntu icyo nshaka nyine ni ukumfasha nyine nkamenya ibice bya hano byose ukanimeza karitsiye ahantu hose nyine hari ibintu nshaka kwirebera nyine hari gahunda ndimo hari gahunda urimo iyihe gahunda nzabikubwira nyuma wowe mfasha nyine unembeza karitsiye basi kamubwire kanywe namba yanjye ko ubu ngubu nari ndi busy noneho ndaza kuza kuguhamagara njye ngutembereze karitsiye nta kibazo sibyo yes reka nyiguhe reka nguhe iyanjye ahubwo wowe nyine wowe miyawe yes Emeline by the way you look so smart I like your outfit nawe uragaragara neza sure urasa neza thank you ikindi uteye neza aho ngaho bamaze kugera mu nka zanjye hano harimo bitandatu. uri kuvuga Hano harimo kamwe. Ubwo ni nyine ndaba ngutsinze.
Unaweza urakina mu kuvuye mu nka zanjye. Hano harimo imwe n'inka zawe. Ibintu ntabwo bizi byo. Wabinyigisha koko. Birekera nyine abantu babizi byo. Ibi birekera abantu babizi. N'ubundi ntabwo ari ibintu by'abakobwa. Urambabarira se cyanyita. Wabinyigisha ibintu nabikunze. Tuno tuntu tumeze gutya dukunda. Turasa neza. Ubundi uzi uko byitwa? Ntabwo mbizi. Cyase nyine ndashaka kwinjira. Ni igisoro. 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 Igisoro mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda. Igisoro. Igisoro mu Kinyarwanda. Turagiye sha. Igisoro mu Kinyarwanda. Hano harimo tubiri. Ubu ngubu ndimo ndagifunga. Bebe ukiri kugifunga kandi nje. Ni utakizi. Basi nyigisha sibyo? Bebe please. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu by'abantu. Shawangisha. Sasa tujina. Nyine basi nyigisha. Hano harimo kamwe. Hano harimo kamwe. Bebe sigakuramo. Please. Wanze kwihisha. Tuve mu bintu by'isi. Basi nyigisha mu. Ndabikunze. Uzageza kureba turi kugikina urebe uko tugikina bishobora gutwara byinshi. Uzanyemerera? Ntari. Okay. Nzibi. Meze neza. Ngiye meze neza nishimiye Imana. Nanjye meze neza no kwangiza kunyisha bino bintu ariko niba imbere ko uzabinyigisha. Kondo mu. Kisani. Njyewe ngira isoni. Bitu. Ako n'agatsiko. Nagafaranga. Kono mujyango n'amazi. Ati bibanyigiye. Mujyango n'amazi pe. Niki? Se kuri kuvuga icyo wabaye. Na ushaka kubika telefone iki kintu rije kumbangamira barika telefone tuvuga. Okay. So, what now? Banzwe kwigira ibintu ufite nabibonye. Ndikwe? N'amazi. Embo. Just try. Nibike. Try it. Cyakora mbona uzamana uborozi bonye. Si wowe binsabye. Anditseho Coca-Cola. Chef, bebe fata isa gukina ngo ndayibona for sure. Yego gisa gutyo se. Kukazi wazise umukaro. Niba utari buze kunywa unsubiza ibyawe. Wanze mbwire. N'amazi wase mu gacupa ka Fanta. Niba utari buze kunywa unsubiza ibyanjye ntari. What? Coca-Cola. Kandi kwa ngiye bisa n'amazi. Wanze ubw'ikintu washizeho. Harimo ibintu binyobwa n'abagabo tu. N'abagabo. Nibike. Nyine ibyo nyine no kuba utabizi bisobanuye ko utakagombye kubifasha. Oh please. Give me. Give me. Basi mbwira. So tudatinze nyine why uri hano sanze ndi kumwe n'abajene bose baragiye. Tell me why uri hano. Wahomye kumbaza icyo kibazo. I love you, no. Let's go. So sinigera. Ikintu cyatandukanyije. Gikureho. Twone mfite insani. Mfite insani kurangi. Nagaruka usanga bibiri. No. Ahubwo wowe kuri kuvuga gake ufite isoni. Nge so mvuze ngo mabasi babyumve. Bebe nzi ko mukunda sibyo? So why are you here? Urabona ibintu byose aka kanya birahagaze tu. Because of you. So tell me why you here? Naje kwera wowe. Mhm. So bize, babize basi. Nta kintu nshaka kumbwira. Ni ikintu nshaka kumakenze kwa mukunda. Oh. Ibyo byari bikuzanye? Byari bindi binzanye. Okay. Thank you. Bikunda ngo ndari kubifuringa neza.
How? ntabwo nyitayeho sinzi ukuntu umeze why come on Okay. It's okay, bana. It's okay. ntabwo nyitayeho How? ntabwo uri hano ibitekerezo byawe biri ahandi hantu why Hey. It's okay. Ese hari ikibazo? Hari ikibazo wari ufite? ushobora gifite Bike. ntabwo sinzi ndi umuntu uri gutekereza ushobora kuba ufite ibindi bintu urimo Kabone. sebi ntabwo mwumva basi Buryo. Nyine kugukumbura. bebe iki kintu cyadushyizemo distance nyinshi Ariko nshobora kuba nari bimubonye niba n'ubwo nari ngukumbura. Usanyegera katari kusanzwe Usanze. basi nyegera sibyo Uzi se? only for you Usanze nari ngiyeho gatoya. bebe ntabwo wari umwumbuye Kugukumbura ni ibintu bisanzwe ariko usanze nari ngiye that's why nyine ntabwo tuganire cyane bangane. Nshobora kuza kuguhamagara nijoro. no Hari abatipe dufitanye gahunda No. ngiye kujya kureba. mari mukumbuye adiyo misi Nyine ndimo ndabyumva ariko ihangane ngende. ntabwo mbishaka Ihangane ngende ndibuze kuza ku bebe nari mukumbuye wait. Hey. bebe ntabwo urabishaka Okay. Ndaza kuza kuguhamagara. no Sibyo? Hey. no what Nyine icara tuvugane. nusi ko ushaka kugenda I'll be back. Huh? Ndaza kugaruka. bebe please Bane. Ni sawa? Neza. Ese ko uhagaze hano? shaka isimani ngiye mama naciye kutanyitayo mama Shenko se? ntabwo abona ko mukunda mani ntabwo ajya abona ko mukunda n'umukuru Ntabwo ajya abona ko mukunda? ibintu byose mbona bigize joke sinzi ikibazo afite n'amutipe Ese nyine rero ibyo ngibyo sinzi ibyo ari byo. Nzi cyo kuko mbisi ko gukunda. jamani reka nkubwira Chris cheko namwingize sinzi ikibazo afite ngewe noneho ntabwo ntiyumvishe ikibazo afite ubona atabyitayeho na imana abona atari muri iriya mutima nzamukorera iki basi Mbese umukorera buri kimwe cyose? imana Chris reka nkubwire pe ntabwo najya nkubeshya imana cheko mwitaho ku buryo bwose bushoboka ariko imana bayigize joke niba afite undi mukobwa nyine ntabwo mbizi ariko imana cheko ndamukunda Shenko turaziranye suzi ko tubanye se? Shenko umuntu tubana na undi mukobwa. Bona ibaze ko na undi mukobwa ugira ari mu rugo. Chris ntabwo ngiye mbibona ibyo ngibyo imana cheko afite undi musista Sure. Urabizi neza. ngiye niko mbyumva nose kaba mbona atabyitayeho ibintu byose mukorera man ngiye ngerageza Wamukoreye iki se? time yanjye yose ndayimuha Wamuguriye imodoka yanga kuyemera? basi anayishaka Chris nicyo kintu ashaka ngiye nzayimuha Mbese uramuguriye imodoka nawe ufite? Uramuguriye imodoka nta n'igaruka? Chris ntabwo wambwira gutyo Oya nyine hari ikintu uvuga abakobwa ari ibintu namwe mukora bitari se. Wowe uravuga ngo nta kintu ngo namukorera. Igiki akubwiye ngo umugurire imodoka. Wayimugurira? Ubwo bushobozi urabuze? uzi ko nakwica umuntu ukorera Cheko Wamitana? for sure Sure. Wamitana none uramagariza. man nakundika kubera Cheko cyangwa Okay, byumva tureke brag. Tureke brag na kintu. Ariko nyine kamubwira. Sibyo? Kamubwira ikintu cyonyine. Kimwe cyonyine. Nuko wowe uri mukuru. Mubomba. Ni mukuru wowe na Chenko mwagakwiye kuba mumeze neza. Ahubwo kuba mumeze neza muri bakuru mugize igihe cyo kuba mwashakana. none iki kibazo afite mbwira Chris nicyo kibazo afite Cheko We hari ikintu reka mugire inama. Iyo umuhungu akwanze uhita ushaka undi.
urazi ko turamaniga n'umuhungu akwanze uhita ushaka undi n'umukobwa akwanze uhita ushaka undi abakobwa barahari n'abahungu barahari. ese ntabwo wambwira gutyo mani ni iki nshaka gukora kugira ngo wambwira gutyo. Hey, ntabwo ugeze umumagara ntabwo inamba yanjye why not? Se muri ako kanya nduwe mbona guhita nkwamagara koko ntabwo inamba yanjye agomba guhita umumagara of course. si ku isi twari turabirangije. okay bane reka tuze kuvugana. Ya muze kuvugana. si ko nta kibazo reka So tell me why naguha inamba yanjye wanze kumamagara. Tell me. none se duhuye nta n'iminota duhuye ariko Oh my god, kuki kugira big deal kuba naguha namba yanjye kucyumva bigoranye kuba wahita umamagara. urumva ndaje urabona ko tumaze gutandukanya kano kanya ndaje nsanga umuvandimwe hano afite ikibazo biba ngombwa yuko mbaza kumuganiriza nkamenya ikibazo afite. Wow, urumva twari twahuje ibiganiro cyagiye n'iki numvaga ndibuze ko guhamagara nka nimugoroba. ushobora kuba uri umuntu mwiza wumva nyine ibibazo by'abantu bose. Is she your friend? Oh, ntabwo ari inshuti yanjye niki? ni inshuti yanjye. Inshuti yawe? Yego. So mwari muri gukemura ibibazo byanyu muri make? twari turimo urumva afite akabazo yuko k'umukunzi we ngo ntabwo bameranye neza. uriya umukobwa nyine yakora icyo ngo buri kimwe cyose n'ibintu arabitanga. ubwo ibintu ni ibiki? ni ibintu byose. My god, cyakora nyine ikintu kimwe nakubwira cyo mu kanya gatoya nyine. Ese ugize hano gute? Wowe uzi umenya hano mba gute? No, just nkwaye namba yanjye ndakubwira ngo uhite umamagara. Icyo ukoze ni iki? Uraje nyine uhura I don't know. Uhuye n'abashuti bawe muraganira ntiwanibuka ko ugomba kumvugisha. Why? Nicyo kintu ari kumva. Emery, ni ukuri ntabwo ntabwo guhamagara mu minota 5 iri imbere. Uri kuba watinze? Ko natinze? Ya. Numvaga bituma umamagara nyine muri ako kanya. Ya. Anyway, you look so handsome. Niba nyine nakugoye namenya ahantu ba. Why? Just know. Tumenyane gutya guruka. Ntacyo bitwaye na bintu birenze ahubwo ufite n'inyota. If you don't mind twajyana nyine ukanywa n'amazi yo kunywa. Right? Nta kibazo. Thank you. Hano nyongo. Wow. Sema no. Kwa turimo kwikinira kare. Nicare hano? Yicara hano. Yicara hano nta kibazo. Kwa turimo kwikinira kare. Turimo gukina. Iki ngiki urakizi? Iki ngiki bakita igisoro. Igisoro? Bagikina bate? Bagenda bashyira muri tuno tuntu. Bashyiramo kugeza hano iyo bishize byagabanutse. Wahana batsinze. Ahanga iyo bishize aha byagabanutse uyabatsinze. Iyo nguyu wahano nyine kuri kino gipande yabatsinze. Wow. Meze gute se? Se kurimo kureba gutya. Hano wakunze. Ndabona wow. Si yanyatangaje. Si yacu. Oh, never mind. Gusa nyine ibintu byanyu nyine byarangaza umuntu. Hano ni heza. Neza hano dufite igiti cya avoka,
nyine hano niho twituriye nk'abasore hano mubana na murumuna wanjye. ubana na murumuna wawe hano? Wow. Okay. Oh. Ariko urasa neza. Really? Thank you. Ni ubwa mbere nyine numvishe. Ndakubwira ko usa neza. Yeah. Ni ubwa mbere numvishe umuntu ambwira ko nsa neza. Nisa numva ntabwo hari abantu usa neza, useka neza, ureba neza. Thank you. Nyine uri umukobwa mwiza. Ikindi unateye neza. Ntabwo ndi umuhungu uca ku ruhande. Uteye neza. Wa musore uri kuntungura pe. Anyway. Ikirere cyanyu nagikunze. Ntabwo utuye inaha. Sinzi nimba wabyizera ariko never mind. Gusa ntabwo ibintu nyine ndi kubona ari ibintu nsanzwe menyereye, niyo mpamvu ibintu byose nyine ubona byandangaje. Nubize kubitindaho cyane. Ariko nagize akabazo. Ese icyo waje mu kanya turahuye uraje urambwiye ngo ko iki ngo narimo kuguhamagara. Ntabwo iyo umuntu subizi ko iyo umuntu agwaye nimero hari igihe runaka kigera ukaza kuza kumuhamagara. No? Njyewe nzi ko niba nkwaye nimero yanjye ugomba guhita umpamagara. Yego. Ya. Wumvaga se niba uguhamagara uri umukobwa mwiza ku buryo nari kureka kuguhamagara. So nyine wakagombye kuba wabinyeretse nyigwa nimero yanjye ukampamagara. Mwabona nyine ko nabyitayeho. Okay, sorry. Kuko ntabyo nakoze ariko n'ubundi nari mfite muri gahunda. Ubona kwatse mu nimero ugomba guhita umpamagara. Ko watinze kumpamagara? Ya, urumva uriya mukobwa udusanganye ni umushuti w'umuhungu tubana hano. Ubwo rero yari arimo kumbaza ntabwo bameranye neza we n'umukunzi we. Yari arimo kumbaza nyine icyo umukunzi we yabaye kandi ntabwo ibyo ngibyo biba bindeba. By the way, nakunze kugaragara. Uri umusore mwiza like. Ntabwo nyine ari ibintu bisanzwe kuba. Uratangaje. Siko nta mukobwa ugipfa kubwira umuhungu gutya. Kubera iki? Hari ikosa ririmo? Wagira ngo ni nka formula. No! Nimba uri mwiza umuntu agomba kubivuga bigaragara amaso y'abantu. Nakwishimiye the way you look. Outfit yawe. Nuruka nyine biragoye kubona nyine abantu bambaye like you. Nyine uratangaje. Turuka muri ntara mu majyaruguru, mu majyepfo. Wakiriza iki? None. Never mind. Shaka amata. Shaka amata. You say? Amata. Amata. Amata yo kunywa cyangwa fanta. Amata. No, ntabwo. Mwisi yacu ntabwo tujya gutuma amata. Amata like mwenywa gute? Oh, amazi. Izo ni amazi. Amazi. Uramutse ufite ibindi bintu bitukura. It can be better. Ako, it's okay. Niba ufite amazi wayamarata. Kamuzanira amazi. Yeah, wanzanira amazi.
ugarutse amasaha ataragera. impamvu ugarutse ni uko ibyo twagutuma atari byo uri kujya gukora. Urimo kujya mu nkundo kandi ntabwo twagutumye kujya mu rukundo. Nta na kimwe nakoze gihabanye na misiyo. None kubera icyo uri kwishora mu nkundo kandi atari byo twagutumye. Ntagiye kujya mu rukundo warengereye kandi ibyo twagutumye ku bana b'abantu ntabwo ari byo uri gukora. Ibyo mwanuye byose haburaga gato ngo mbisoze. Sindi kwibaza impamvu musemuza kano kanya. Impamvu nje nuko nabonaga uri kujya mu rukundo uri kwisha misiyo yacu. Ntabwo uri kubikora kuri neza nk'uko twabigutumye. Ntabwo nishe misiyo. Utagiye kujya mu rukundo. Umusore namukunze kandi namwishimiye. Nta kintu na kimwe ndi kubona cyica misiyo yacu. Twagutumye urukundo se? Ibyo twagutumye ntabwo ari byo uri gukora. Ariko ntabwo nigeze nica misiyo. Uri gukundana. Mumbabarira. Tumwice se kugira ngo aze hano? Hoya. Ibyo ntabwo byashoboka. Mukunda uko ari. Ko ari umwana w'umuntu. Tugiye kwica misiyo yacu. Ndamukunda ariko nabona kwica misiyo. Kabugira inama rero nshuti yanjye. Uri inshuti yanjye kandi urabizi. Ikintu ugiye kukubwira ni uko kugira ngo ukundane n'uriya muhungu yapfa yamara gupfa akazi hano niho mwakundanira. Oya. Ibyo ntabwo byashoboka. Bitari ibyo rero umukuru wacu ntabwo yabyemera. Ntabwo yakemera ko mukundana akiri muzima. Kugira ngo mukundane agomba gupfa akazi hano muri isi yacu. Mukunda uko ari nk'ikiremwa muntu. Ntabwo nakwemera akaza mu isi yacu. Mukuru wacu rero ntabwo yabyemera. Kakubwira. Ngende kukugira inama nk'inshuti yanjye kandi magara. Twari twaguha amasaha 2 haburaga iminota 30. Impamvu mukuru yahise anyohereza. Wari urimo urajya mu byo gukundana kandi atari byo twagutumye. Urana muri isi yacu tutuyemo turi kugenda tuba benshi. Nta buryo rero bundi twabona bwo kubagabanya hatari abo twohereje ku isi ngo baze. Bagomba kuza hano ku isi kugira ngo natwe dusigare mu mudendezo wacu. Hakagira abava mu isi yacu bakaza mu isi y'abantu bazima. Rero ikintu kizima gihari nuko urambuga agomba gupfa akaza mu isi yacu nibwo mwabonana gukundana neza. Naho ubundi mu gihe ataraza muri isi yacu habe nari muzijya gukundana. Ibyo ntabwo byashoboka. Kwahaye imbaraga. Ate 30 yari isigaye. Ntabwo nsoje misiyo yose. Ntabwo ndi kubona ikintu kimwe cyapfuye kuri misiyo. Ugana n'abakuru. Ushaka undi wabigenza. Rero iminota 30 yari isigaye. Ntabwo byakunda rero ko tuguma hano. Ko byatumye uza byakunaniye. Rero tugiye gusubira mu isi yacu. Ntabwo byatukunda ko dukomeza kuri iyi si. Tugiye gusubira hasi. Ariko mwanyangana mukaminota mikeya. Iminota bagoye yarangiye. Igihe bagoye wagikoresheje nabi. Ubwo misiyo yawe irarangiye. Irangiriye aha ngaha. Shabarararakataa. Shakarababakataa.